telefone ni igikoresho ubu ngubu umuntu wese ashobora kuvuga yuko bigoye kubaho atayifite. Nawe baze uramutse umaze nk'iminota 30 na telefone ufite, wumva umeze gute? Uhita wumva yuko hari ikintu uvuze, hari ikintu kidasanzwe cyakubaye ku buryo wumva ubuze amahoro, kuko buri munsi uba ufite telefone ugendana, ukajya urebaho ubutumwa bugufi buri mu mbuga zitandukanye, ureba ubutumwa bakoherereje n'ibindi bitandukanye biguhugura kuri telefone. Urumva ko telefone yamaze kuba ikintu gikomeye kuri twebwe. Telefone tuyikoresha mu gihe turi kwishyura, mu gihe batwishyura amafaranga. Telefone yabaye ikintu gikomeye cyane. Kera waba ufite televiziyo ukareba amakuru, ariko ubu ngubu si ngombwa yuko waba ufite na televiziyo, kuko telefone ubwayo yifitemo na televiziyo, yifitemo na mudasobwa, computer. Ushobora kuyikoreraho ibintu ushaka byose ku kazi wifitiye telefone ugendana. Birumvikana ko telefone yabaye ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ndi umuvumbuzi, ariko ndakeka ko umuntu wayikoze bwa mbere icyo yifuzaga ari ukugira ngo umuntu ajye avugana n'undi, kugira ngo bitaba ngombwa yuko umuntu agenda akagera ku wundi muntu batavuganye. Ariko ubu telefone yarenze ibyo ngibyo, kuko uravugana umuntu ndetse noneho ukanamureba, ibyo bita video call. Ushobora kuvugana n'umuntu uri muri Amerika, murebana amarangamutima yanyu, amuseka muganira nk'aho muri kumwe. Birumvikana yuko telefone ifite byinshi cyane imariye umuntu, ndetse ifite byinshi yagiye ihindura mu buzima bw'umuntu. Ariko rero ntabwo aribyo turi butindeho cyane. Turatinda ku bintu bibi bya telefone yagiye iteza umuntu, ku buryo kubyikuramo ari ikibazo gikomeye. Ariko turanasoza tuvuga none ibyo twagerageza gukora kugira ngo tube twahindura kuri ibyo bintu bya telefone. Tekereza nawe ukiri mutoya, ukiri umwana muto, twakinaga biye, twakinaga kwihisha, twakinaga agati, agatambaro k'umwana, uyu mwana kariye ngako karahise, ko karirimba murakibuka. Ibi bintu byatumaga abana bahora bishimye, baganira, begeranye, bikabongera n'urukundo hagati yabo. Ariko so ngubu nabahe bana babona bari gukina biye cyangwa bakina umupira w'amaguru, ahubwo abenshi uzabasanga bibereye kuri telefone, bakina amagame, bareba ibintu bitandukanye kuri telefone. Hari urugo mperutse kugenda nsanga umwana w'imyaka 3 azi telefone cyane, yakoreshaga telefone ya tablet, akajya kuri YouTube akareba utuntu dutandukanye tw'imikino, uturirimbo tw'abana dutandukanye, bakavuga ati dore umwana w'umuhanga n'uyu nguyu. Ariko nanone twibagirwa yuko telefone ntabwo ari nziza ku mwana, kuko bavuga yuko amajwi asohoka muri telefone ari mabi ku mwana ufite nk'iyo myaka 3, kuko bigira ingaruka ku bwonko bwe, bigatuma atamera neza. Urumva ko ibyo bintu ntabwo ari ubusemo, ahubwo ni ukwica umwana wawe. Banavuga yuko umwana muto atari byiza ko amara umwanya areba kuri telefone, kuri ekara ya telefone. Urumva rero umwana umara igihe kinini areba telefone ari kuri tablet, bimugiraho ingaruka cyane ku bwonko. Nawe muntu mukuru, reka tuganire. Hari uburyo umuntu ajya kuri telefone akamenya igihe akoresheje telefone. Ubwo buryo ni ukujya muri setting ukareba ahantu babirebera. Nubireba urasanga telefone uyimazeho wenda nk'amasaha ku munsi, umaze nk'amasaha 10. Nawe ibaza amasaha 10 ku munsi uri kuri telefone. Ndashaka gusa kugira ngo none ahangaha ufate telefone yawe urebe igihe umaze kuri telefone. Urasanga ari igihe kinini cyane. Uwo mwanya umara kuri telefone ushobora kuba wabyaramo ibindi byinshi cyane bitandukanye. Reka tuve ku bana tujye ku bantu bakuru. Abantu bakuru ba kera twabaga tuzi ko ari abantu bazi ubwenge, bazi ibintu byinshi bitandukanye, ibitekerezo byinshi. Ariko ntibaze umuntu mukuru, kuko abantu bazava ku bwana buto bagira abo abantu bakuru. Umara umwanya munini kuri telefone, ibintu avana kuri telefone bitandukanye, amafoto mabi avana kuri telefone, ibiganiro bibakura kuri telefone, ibyo byose bizajya mu bwonko bwe. Ese ubwo umwana namubaza icyo azamwigisha iki? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza. Urumva ko abantu bakuru bamaze nabo kwangirika. Hari ibintu byinshi telefone rero yagiye yica bitandukanye, tugiye kugira ngo tubabwira ngo namwe mugerageze kugira ngo mubihindure.
telefone rwose ikorera mu buzima bwacu. Nko mu buzima bwacu, cya mbere cyo, nimba umuntu ajya kuri telefone umwanya munini cyane bizatuma abura ibitotsi. Nimba tuvuge uva kuri telefone ukageza saa sita z'ijoro, nimba ugeza saa sita z'ijoro uri kuri telefone kandi ukeneye kujya mu kazi saa moya, urumva akazi uzagakora ryari? Uzabyuka ryari? Urumva ibitotsi byawe bizaba ari ikibazo. Telefone nanone, nimba ureba kuri telefone cyane, urumva ko ijosi ryawe urarihina kugira ngo urebe kuri iyo ekara ya telefone yawe. Ese wumva ko ijosi ryawe nta kibazo rigira? Mu ntugu hose aho nta kibazo wumva hagira, ku buryo uvuga yuko ntacyo byaba bigutwaye? Urumva ko telefone ari ikibazo. Amaso ukoresha ureba telefone, ureba kuri ekara ya telefone yawe, ubona nta kibazo bigutera. Kuko nimba abantu bararwaraga amaso nta telefone bagira, ubu ni ukuvuga ngo kurwara kw'amaso biziyongera. Kuko tureba telefone cyane, urumva ko urumuri turwiyegereza cyane, ibyo bizadutera ikibazo. Kuko batubwira ko na televiziyo atari nziza kuyireba, kandi ureba ko televiziyo tuyireba iri kure, ariko telefone tuba tuyiyegereje cyane. Urumva ko ibyo byose byadutera ikibazo. Telefone ntabwo muramenya ko ishobora kutubera mbi mu gihe yabaye yatubase. Telefone nanone mu bijyanye n'imibanire y'abantu iba ni ikibazo cyane. Ubu nta bantu bashobora kugenda ngo baganire neza, bamara umwanya munini biterera ibiganiro, bishimye baseka, kuko ibyo bintu birogowa na telefone. Ku meza, iyo abantu bari ku meza usanga bari kuri telefone. Umubyeyi aganira n'umwana, umwana we ari kuri telefone, ndetse n'umubyeyi ari kuri telefone. Urumva ko telefone yica ibintu byinshi cyane. Telefone nanone ishobora gutuma hari ibindi bintu bikubera bibi cyane, kuko ushobora kureba ibintu bibi cyane, ibyo bintu bibi bikakugiraho ikibazo. Ushobora kureba kuri telefone nk'ibintu by'abantu bakora ibintu by'ubwicanyi, nawe bikakujyamo bikaba byakwangiriza. Ushobora kureba amafoto mabi cyane akaba yakwangiriza mu mutwe, cyane cyane nka porunogarafi. Kubera kureba telefone cyane, urumva ko bishobora gutuma ugwa ku bintu utashakaga kureba. Hari n'abantu bagera kuri telefone bagatangira kwisanzura, bagakora ibyo bashaka cyane. Ibyo byose bibagiraho ikibazo cyane, nko kohererezanya amafoto. Iyo woherezanya amafoto, hari igihe woherezanya abambaye ubusa bakohereza abandi. Ibyo byose bitera ikibazo, kuko hari igihe umwe abikangisha mugenzi we, amubwira ko nadatanga amafaranga ya n'aya ashyira hanze amafoto. Ibyo byose ni telefone, kuko ibyo mbere ntabwo byakunze, byari bikunze kubaho. Hari benshi batuburirwa kubera telefone, bababwiye bati kora ibi n'ibi n'ibi, hano hari akazi. Ibyo byose ugabikora bikagahura n'ikibazo. Telefone ifite byinshi cyane. Nanone hari igihe ushobora kujya kuri telefone ukagura ibintu utagomba kugura, cyangwa se ugakora abonoma y'ibintu utashakaga gukora, nk'imikino ukorera abonoma kugira ngo ujye uyibona, nk'ibintu mbega ukajya ugura ibintu utateganyije cyane, byose bikagutera ikibazo, bikagutwara amafaranga. Ibyo ni kubera telefone. Hari ugukoresha amafaranga menshi ugura interineti. Ibyo byose nabyo ni ikibazo, kuko ushobora gusanga ukoresha kuri interineti nk'ibihumbi, wenda nk'igihumbi ku munsi. Ayo mafaranga ashobora kugura imbuto cyangwa akagura ikindi kintu cyakugirira akamaro. Urumva ko telefone ari ikibazo. Telefone se ni mbi? Oya, telefone ntabwo ari mbi, ariko ifite byinshi cyane mu gihe tuyikoresha bikabije cyane. Hari ikintu twakwibagirwa kubabwira mu bijyanye n'akazi. Umusaruro w'akazi uragabanuka cyane mu gihe abantu bakoresha telefone cyane. Ibaze niba ukora akazi k'amasaha 8 kandi buri mwanya uri kuri telefone, urumva se hari umwanya ujya ukora akazi neza ukitayeho? Oya, ahubwo umara amasaha menshi ukora ibintu utabikora neza, utabishizeho umutima. Urumva ko telefone iyo yakubase ikubera ikintu kibi cyane. Telefone nanone hari ikindi kintu tutayibagirwaho cyane, ni uko ituma abantu bashobora babaho ari bonyine gusa. Kuko umuntu aba ari mu cyumba cye cyangwa ari ku meza yicaye, akareba amakuru ajyanye n'ibintu byinshi bitandukanye, ari siporo, ari indirimbo,
ibintu byose akabona biramwegereye, akumva ko adakeneye abandi. Wa muntu ukoresha telefone cyane bituma atamenya kuganira ngo abane n'abandi bantu. Urumva ko ibyo bintu byose ni ikibazo kuri telefone. Ese tuzageza ryari? Ni iki twakora ko twavuze ibi byinshi bya telefone kugira ngo tube twahindura iyi telefone yacu itugirire umumaro? Telefone yikoreshe, ariko yikoreshe mu rugero, kandi uyikoreshe mu bintu bigufitiye umumaro, bikubaka, bikungura, biguha ubumenyi butandukanye. Aho nta kibazo uzagira cya telefone. Kandi nanone icyo ugomba gukora, iyi ntego muri wowe, vuga uti ndiha wenda mu cyumweru nk'umunsi umwe nta telefone. Ibyo bintu nubikora bizakugirira akamaro, bizakugora ariko uzagerageza ubikora, kuko bisaba discipline cyangwa se intego kugira ngo ugire icyo ugeraho, kuko ikintu cyose ugishatse ushobora kugikora. Ihe gahunda, nimba ufite akazi uvuge ngo ngiye gukora amasaha 3 cyangwa 4, aya masaha nyakore nta telefone. Bizatuma umusaruro wawe uzamuka. Ugerageze wige gahunda yo gukora imyitozo ngororamubiri. Nukora siporo, ugakora siporo neza, ntabwo uzabona umwanya wo kujya kuri telefone ugiye umwanya munini cyane. Soma ibitabo. Nusoma ibitabo, wa mwanya usoma ibitabo cyane, bizatuma umwanya wo kujya kuri telefone ugabanuka. Nimba tuvuge ukoreshaga amasaha ku munsi 10 kuri telefone cyangwa 12, gabanyaho nk'5, kuko ibintu byose bitangira buhoro buhoro. Ariko nudafata izi ngamba, hari byinshi uzahura nabyo bibi cyane bizakwica kubera telefone. Telefone nayo yakubera ikiyobyabwenge nk'uko inzoga zikubera ikiyobyabwenge cyangwa se urumogi. Ariko uyikoresheje neza, nanone telefone ni nziza, kuko hari amakuru menshi guha utaruzi. Tugerageze duhindure ubuzima bwacu, tugerageze ubuzima bwacu kubugira bwiza. Icyo nicyo kintu nashaka kugira ngo mbahe kuri iyi video. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like. Ndabizi neza ko iki cyegeranyo cyangwa se iki kiganiro mbahaye kiraza kubagirira akamaro cyane. Murakoze cyane, ndabakunda.